impamvu abanyarwanda bamwe batakishije abandi uzi cyabiteye banze kwigoma kuko itegeko ryaravugaga ngo nituzi wowe tugasanga wahisha umututsi sibyo mbere yuko tumujyana turabanza kunyaga ibyawe bingana iki cyose umuntu akaba mu ruhande rumwe yakagutabaye yakakugiriye neza ariko se ko bigiye kumusiga iheru umwambaro we ko agiye kugenza gute kuwikuramo ngicyo rero cyabaye kuri Rahabu yiyambura umwambaro kandi kukwiyambura umwambaro nicyo cyagenje gute cyamukije iki rero nicyo natwe bidusaba reka mvuga iki ngiki twe abanyarwanda ntituri muri uru Rwanda yego turi muri uru Rwanda yego hari ikibazo na kimwe kirimo ntacyo ariko urajya kumva ukuntu umuntu ari muri Amerika iyo ngiyo akavuga kaga abanyarwanda bagenje gute barimo ntibibabaje ntago bibabaje twebwe hari ikibazo dufite u Rwanda rwacu rufite ikihe kibazo ngo turi muri gereza baratugemuriye se muri iyo gereza nakubwiye ngo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji yakubonamo inzanga yakubona ko uzapfura imbwa yakubona ko uzapfa usaze yakubona ko buri wese afite uko gufata bakunze b'ijambo STV amahoro y'Imana bane namwe turabaramukije nge baramukije nitwa Paul turi kumwe na muvandimwe wacu Asiel ntago tukita umushyitsi ahubwo ni umusangwa ndetse cyane cyane amakuru y'iminsi turashima Imana mwari muraho muri abasilamu bajya bava ngo turashima Allah ni izina ry'Imana ariko ubundi mu kinyarwanda bivuga iki nyine ni Imana nuvuga ngo ni Imana iri mu cyarabu ni Allah ubundi hari naho Yesu yamwise Eli lama sabakthani Imana yanjye n'iki kikundekesheje nuko numva abantu bavuga ngo abisilamu bavuze Allah ngo bari gusenga Imana yabo bita Allah ariko hari ibintu abantu rega tugenda tuvanga nawe n'imyumvire ipfuye nayo itari na myiza ni nkuko bamwe bavuga Yesu abandi bakavuga Yezu wavuga ati Yezu we atubwo ni umukatolika umukatolika nawe wavuga ati Yesu atubwura ni umuporoso wavuga Allah ngo ni Imana yawe Allah ni y'abasilamu kare Imana ubundi ni imwe Imana ni imwe ifite amazina atandukanye Dawidi we ngo yabuze nuko ahita avuga turi ya sibyo se none abanyarwanda byo tuyita rubasha tuyita rugira byinshi sibyo se yego ngayo nguko rero ibintu biba byoroshye abane namwe mwese Imana y'abandi ngo nuyitwerereye abandi none reka tuvuge rugira abane namwe mwese rugira byose cyangwa Gihanga gusa icyo tuvuga ni Imana kandi Imana yo mu ijuru Gihanga cyahanze isi nta nubwo cyahanze u Rwanda gusa reka rero dutangire bifuriza abantu rero amahoro y'Imana ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru mbifurije amahoro y'Imana yayandi itanga hari indirimbo kera najyaga ndirimba kera mba muri ADPR hari n'indirimbo wadusezeranyije iyo ngiyo izavuga ku bijyanye no gukora sabusa na sabone iyo ngiyo se ukora sabone kandi ubishaka nta mururumba nta ntambara bibarize ko bitagombera amashuri ntibinagomba amafaranga ntibinasuzuguza uyikoze bibarize bibananiza iki ngayo nguko gukora sabone nta mururumba nta mutima mubi kandi ubikunze hari icyo bisaba reka ntacyo bisaba nta kintu bisaba reka twitangire rero twifuriza abantu amahoro y'iyo Mana yacu ayo mahoro y'Imana nicyo ngiye kuvuga ngo ayo mahoro mvuga ntago mva mu mutima ngenda ndayagendana nkora ndayakorana ayo ngayo rero ni amahoro yo mu ijuru kandi ntago azanwa n'amafaranga kuko abafite amafaranga sibo bayafite sibyo nta nubwo azanwa n'amaganya abatindi bataza kugira ngo nibo bayafite kuko kuba umutindi burya ni n'icyaha kuba umutindi ni icyaha gute rero kuba umutindi umuntu nagutuka ngo wamutindira nicyo gitutsi kibi cyane nabo ntabwo babihisemo
oya ahubwo ubutindi ni iki ubutindi ntabwo ari ubukene ubutindi ushobora no kuba uri umukire ariko uri umutindi wo mu mutima wa muntu utifuriza abandi kubaho neza wa muntu utanyurwa n'ibyo afite urumva wa muntu ufite isahane yo kurya ariko ntashake kuyirya akarya mugenzi we urabyumva neza wa muntu ufite ipantaro akumva kuyambara bitamushimisha ahubwo arambara iya polo wa muntu ufite ikoti akumva ntirimubereye ahubwo yaberwa n'irya runaka wa muntu ufite imodoka akumva kuyigendamo bitamushimisha ariko uwo muntu umutindi se wamurobanura iby'ubutindi ni bibi ni byinshi cyane uzi ko umuntu aba ari muri vewiti kandi ari umutindi kwiki uriko ibaze ko reka nkwereke po amateka y'ubutindi uzi ko umuntu afite miliyoni na za miliyoni agakoresha umuyede w'ibihumbi uyu munsi umuyede ubanza ari gukorera ibihumbi 4 n'ahandi sibyo se agakoresha umuntu ibihumbi 4 kugira ngo azamuhembe umuntu akamwirukankaho amezi 2 kugira ngo amuhembe ibihumbi 4 afite verity ya miliyoni 80 na zingahe afite amafaranga umuntu akaza kumuharurira ku mbiga iwe sibyo se cyangwa ugasanga umuntu yambuye umuntu ukingura urugi we ati amazi ameza natampera uwo ni umutindi kandi ikindi Bibiliya nta kintu yigeze ivuga ku batindi kuko ni babi ahubwo wowe uri kwitiranya abantu bitiranya abatindi n'abakene abakene kandi nabo Yesu yavugaga ntago ari abakene batagira inkweto abantu ibintu nabyo byumvikane neza ahubwo bari abakene bakeneye ijambo ry'Imana bo mu mutima abakene bo mu mutima ntago ari bwa bukene bwo kubutagira inkweto buriya dufite ibintu no mu madini aho dusengera ugasanga abakene bati nitwe tuzajya mu ijuru aya nta n'ijuru ry'abakene ribaho kandi Imana yavuze ngo mu minsi 6 ujye ugenza gute ukora Imana ishaka ko tuba abakire twese ariko igashaka ko tuba abakene mu mutima uko ishaka ko tuyikenera buri gihe niyo mpamvu ujya kurya ukabanza ugashima Imana ukabati Imana ndagushimiye ko ibugenje gute buriya ntabwo dusengera ibiryo ng'Imana ibyeze abana bisengeraga ngo ibyeze nabo rwose iryo sengesho rirapfuye uraryanze naryanze ntabwo dusengera ibyo kurya ng'Imana ibyeze ahubwo dusenga dushimira Imana ko ibiduhaye nubwo dufite depo muri depo yuzuye urumva ariko tubashije no kubirya kuko no kubura apeti nabyo banga ibiryo nta gicumuro bigira ikibazo biryo byaracuma Imana irabura kweza wowe yeze ibiryo yeze imyumbati n'ibishyimbo ibishyushye amafiriti ubwo amavuta ntaba yayeje gayo ngo ugiye guca abantu ku muco wo gusenga ntago ari ukubaca mu muco wo gusenga n'ubu ngiye gusenga ahubwo reka mbanze senge mbere ko dutangira ikiganiro ariko ntago ngiye gusenga Imana ngo yeze amafiriti ngo yeze fanta urumva none ubwo nujya kubyeza uzasengera na Primus none buriya reka nkubwire pasiteri niba asengera fanta ngo yere yasengeye na Primus ke ntabwo byakwera yasengeye n'urwagwa ntirumusindisha ntabwo byakwera ntabwo rero ibyo dusengera ari ukugira ngo Imana ibyeze ahubwo ni ugushima Imana ko itwemereye kwibiduhaye cyangwa ko inabitubashishije kubirya kuko hari abo biba byananiye nimugoroba nari nagiye gusura umuvandimwe wanjye uri sehashika ninjiye mu cyumba cy'indembe abantu bacometsemo ibyuma bagize bate urumva umuntu acometsemo ibyo byuma afite ibyo kurya depo mu rugo iruzuye none se ubwo ngo asenga Imana se ibiryo nta bifite ariko azatahira abashije cyangwa se ubona ningiye gusura twamuhaye umuneke nta nubwo yabashije kuwurangiza sibyo se ariko twashimye Imana ni umuvandimwe wakoze akisida twashimye Imana ari igice cy'umuneke none se ikibazo gifite uwo muneke kugira ngo ntiwera ahubwo twashimye Imana ko byibura nako ngakagenje gute niyo rero impamvu idutera gushima cyangwa gusenga tugiye kwakira amafunguro n'ibindi byose reka dusenge rero dukomeze ikiganiro cyangwa tugitangire nyirizina reka dusenge data udukunda kandi uri mu ijuru turagushimira izina ryawe rihabwa icyubahiro Imana yadukunze tutayikunda Imana yatwitayeho tutayitaho Imana idukorera buri kimwe cyose byose ikabikora 100%. Aka kanya turagushimiye ko wadutoranije mu magana menshi yabanze kukwemera twe twarakwemeye kandi twemera ishimwe ryawe dusengerera iki kiganiro kugira ngo abagiye kudutega amatwi bumve kugira neza kwawe bumve gukomera kwawe tugiye kuganira ku bijyanye n'ingenga bitekerezo inziza cyangwa imbi utwereke ingenga bitekerezo dukwiriye kugira mu mitima yacu umwuka w'Imana abane natwe tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen tuguha ikaze rero ubushize mu kiganiro twakoze ntabwo nibuka igihe twagikoreye ariko hari ikibazo wambajije nkomeza kugitekerezaho cyane umwuka w'Imana akomeza kwagura icyo kintu muri jewe wambajije ikibazo kigira kiti umuntu ufite ingenga bitekerezo ya jenoside wamubwira iki mu by'ukuri ibyo kumubwira byo ahanini ntibisobanutse
ariko si uko bitanahari, ahubwo impamvu ni iyi byasa nkaho bigoye, nuko guhakana ikintu cyabaye. Muvandimwe Paul nyumve neza, guhakana ikintu cyabaye, guhakana ikintu isi yose izi, guhakana ikintu n'utarakibonye aza akagenza gute akacyerekwa, sibyo se? Miliyoni irenga y'abanyarwanda dufite imibiri ubwo irenga miliyoni ibiswe mu nzibutso muri iki gihugu zigenje gute zitandukanye. Umuntu akajya ku karubanda agahakana ko ibyo bintu bitabayeho, birababaje cyane, biteye n'agahinda. Ariko hari icyo Bibiliya ivuga kuri abo bantu. Bibiliya bene abo bantu bita abapfapfa. Umupfapfa rero ngo nubwo wamushyira mu iseko urumva, niyo mpamvu namwe ibyo bintu kubisobanura akenshi biragoye. Bibiliya iravuga ngo umupfapfa nubwo wamushyira mu iseko ukagenza gute ugasekura. Urubyiruko hari ntago ruza amasekuru. Sekuru barayizi. Isekuru barayizi. Basekurira misombe. Basekurira misombe. Ako abayizi ni bake. Abayizi ni bake, hari abatayizi. Haje utumashini. Ushyiramo papa. Ariko reka mbabwire, muvutse mu gihe cyiza. Abana bari kuvuka ubu ngubu, mujye murarama mushima Imana bati Imana njye nasekuyeho isombe. Niba hari ikintu cyangoraga iwacu twajyaga turya isombe gakeya, ariko isombe ikanaryoha, sibyo se? Ariko gusekura isombe byabaga ari ibintu bigoranye cyane. Noneho rero kugira ngo izanoge, uzi ikindi kintu twasekuraga iwacu twahingaga n'umuceri. Umuceri tukanawukunda, icyo gihe umuceri warakundwaga, ariko ikintu cyatumaga umuceri rimwe na rimwe tuwanga ni ukugenza gute kuwusekura, ko nta mashini zawutonuraga zabagaho. Byabaga ngo umuceri urasekura n'umuhini uremereye, inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri. Umuceri turi buryo nimugoroba ushaka gutangira kuwusekura mu gitondo, muri buwuteke nimugoroba, turi buwuteke nimugoroba. Noneho rero Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha cyangwa umupfapfa, ntabwo ari umunyabyaha, umupfapfa ngo nubwo wamushyira mu iseko ukamusekura, ubupfapfa bwe ntabwo bwagenza gute, ntabwo bwashira. Ubundi ibintu bitangaje ni ukubona abantu bakomeye tutagiye kuvugira muri iki kiganiro bagaragaza ubupfapfa. Urakoze cyane. Wenda tureke ko bavuga, nidushaka tuzanabavuge niba utahunitse ko nabo bavuga, ko nabo bavuga. Ugasanga umuntu urumva, reka nkubwire ikintu gikomeye. Ngiye kuvuga none ku bantu bakeya babiri numvise mu minsi ishize muri iki gihe cy'icyunamo. Numvise uwitwa Paul Rusesabagina. Uramuvuze? Ndamuvuze. Ejo bundi ntiyafungiwe ahangaha, leta y'u Rwanda ikamufungura, sibyo? Abantu benshi bavuga ati ntazanafungurwa wenda, ariko bekamufungura bakanamureka kongera kurira indege akagenza gute. Ariko reka umuntu mungu agenda hakana ibyagenze gute, ibyabaye. Kuko nyereka ko yari muri iki gihugu, wenda nibyo yakoze sinzi n'inyungu yari abifitemo, kuko kenshi abantu burya bagiye banahisha n'abantu babifitemo n'izindi nyungu, sibyo se? Ariko reka twivugire ku cyo numvise ejo bundi avuga, ku bupfapfa bwe, sibyo se? Uriya ntabwo ari umuntu w'umuswa, sibyo se? Ni umuntu wize, ni umuntu uzi ubwenge, ugereranije bwa bwenge twiga mu ishuri, sibyo se? Ariko ni umupfapfa ku rundi ruhande. Bibiliya imwita umupfapfa. Uzi impamvu? Dore uko Bibiliya ivuga mu Migani igice cya 10, igice cya 10 ku murongo wa 21, reka mbariho soma. Haranditse ngo umunwa w'umukiranutsi ugaburira benshi. Umunwa w'iki? Umunwa w'umukiranutsi. Umunwa wanjye, umunwa wawe niwemera gukiranuka uzavamo iby'ubwenge, uzavamo ibyo gufasha abandi, uzavamo ibyo kugira abandi inama, uzavamo ibyo kubahumuriza. Ariko dore ukuntu bavuga, ariko abapfapfa bapfa bazize kubura ubwenge. Ariko ahubwo ibyo avuga ntiyaba yumva ko ari mu gukiranuka. Nyine umupfapfa nyine hano mu Migani 17, ku Migani 17 kugira ngo nsubize icyo ngicyo, baravuga ngo umupfapfa iyo ataravuga, sibyo? Iyo ataravuga ngo ugira ngo ni umunyabwenge, sibyo? Iyo ataravuga umupfapfa gicecetse. Ndetse n'umupfapfa ukuntu bavuze Migani 17 ku murongo wa 28, ndetse n'umupfapfa iyo acecetse bagira ngo ni umunyabwenge. Umubonye yambaye ikoti na karuvati, yanegirije yicaye mu ntebe y'ucyubahiro, urabona ati n'umunyabwenge yagenje gute. Ariko natangira kuvuga, none iki cyumvikane kugira ngo umenye ko avuze iby'ubupfapfa se niki, biragusaba ko hano bavuze ngo ku murongo wa
ngo umunwa w'umukiranutsi. Biragusaba ko wowe uri umunyabwenge kuko agiye kugenza gute kuvuga, kuko nawe n'ubu uri umupfapfa nase nibatwara abandi bapfapfa, abandi bapfapfa nyine ibyo bavuze bagenza gute barabyumva. Kandi umupfapfa, reka nkubwire ikindi kintu cy'ubupfapfa. Imyaka 30 irashize mu Rwanda jenoside ibaye, sibyo? Abayikoze bamwe barahunze, bari za Kongo, bari za hehe. Reba imyaka 30 ishize, bamwe mu bo bari kumwe, sibyo? Mu bo bari kumwe baratashye, bageze n'ahangaha batarakoze ibyaha, batarijanitse muri ibyo ngibyo, n'abayobozi birirwa bakangurira abandi kugenza gute gutaha. Ariko kuko afite bwa bupfapfa muri we, nukuvuga ngo uretse Imana yonyine. Ariko Imana ishimwe, biravuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota ityaya mugi yombi. Nicyo nkundira ijambo ry'Imana rero. Buri ijambo ry'Imana duraho ribera ryiza. Ahubwo wanayubate se uwo muntu tuvuge ko azapfa byiteka ryose muri ubwo mupfapfa. Oya, iyo wemeye ijambo ry'Imana rero, kuko ari inkota ityaye amugi yombi. Uzi icyo ijambo ry'Imana rikora? Umuntu yanga kwemezwa na RIB, ntiyemezwe n'urukiko, ntiyemezwe na gereza, akageramo ijambo ry'Imana ryamara kumucubuta mu mutima. Bya bindi yanze kwemezwa nabo bose, bya bindi yanze kwemezwa n'imyaka 40 hakatiwe, akabyemera kanabisabira imbabazi kubera ijambo ry'iki ry'Imana. Niyo mpamvu dufite leta nziza ikangurira abantu no guseka, ikangurira abantu no kwemera kuyoborwa n'iki n'ijambo ry'Imana. Noneho rero mwemeza rero kuri uyu mupfapfa kuri uyu mupfapfa ku murongo mu gice cya 17 cy'imigani, kuri rya somo nari nsomyeho gakeya mpere hejuru, hari icyo bavuze. Baravuze ngo ubwenge buba hafi imbere y'ujijutse. Ubwenge buba hafi imbere y'ugenje gute y'ujijutse, ariko umupfapfa ajya kubushakira ku mpera y'isi. Icyo kintu kirumvikana. Ubwenge buriya, ubwenge Imana itanga. Uwitwa Yobu we yabivuze muri Yobu gice cya 28 murongo wa 28, aravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugenza gute niko kujijuka. Rero hano umunyabwenge hano arandika umunyamigani ngo ubwenge buba hafi imbere y'ugenje gute. Umwana upfapfana atera sagahinda. Umva ikintu kibabaje, umwana ugenza gute papa, umwana upfapfana atera sagahinda kandi akabera nyina ikirumbo. Reka nkubwire abapfapfa dufite abapfapfa dufite, sibyo? Ariko reba n'ikintu kinababaje. Reka mvuga iki ngiki, twe abanyarwanda ntituri muri uru Rwanda. Yego, turi muri uru Rwanda. Yego, hari ikibazo na kimwe kirimo nacyo. Ariko urajya kumva umuntu ari muri Amerika iyo ngiyo akavuga kaga abanyarwanda bagenje gute barimo. Ako kaga tutamubwiye ko tutatabaje. Twe turi mu Rwanda twigeze tutabaza. Hari ikibazo dufite, sibyo se? Ariko kubera bwa bupfapfa, kuko umupfapfa bavuze ngo ubwenge ajya kubushakira ku mpera y'isi, kandi naho ntazabuhasanga, sibyo se? Umuntu avuye hano adusize nta kibazo, nawe yarana hari, sibyo? Bamugiriye neza, ageze muri Amerika ati abanyarwanda mugire muke. Numvise ejo bundi, wumvise Kisegeti ubushize aravuga ngo arashaka ngo kujya kubohoza abanyarwanda. Twaramutaki twaramutaki. Rero umupfapfa ajya gushakira ubwenge ku mpera y'iki, ku mpera y'isi. Kandi hano bavuze ngo umwana upfapfana atera seki agahinda. Abanyarwanda tubabajwe n'abanyarwanda bagenzi bacu babuze ubwenge. Babuze ubwenge baheze muri Kongo birukanka, babuze ubwenge baheze hehe, babuze ubwenge bari ntibibabaje. Ntago bibabaje. Twebwe hari ikibazo dufite. U Rwanda rwacu rufite ikihe kibazo? Ngo turi muri gereza. Baratugemuriye se muri iyo gereza? Ngo nawemewe kugemura. Baratugemuriye. Urumva ikibazo? Twebwe abanyarwanda ikibazo dufite ni iki? Twebwe turi kubyina intsinzi, dufite amahirwe. Hari igihe, nibyo navuze mu biganiro natanze ubushize, hari igihe abanyarwanda bari mu kaga, ugenda ubabajwe. Reka nkubwire po, ikintu gitoya cyane, sibyo? Uzi kugura imodoka wajya gusaba plaque bakayandikaho ko imwe ari Nyaruhengeri, indi ari Nyagikongoro, indi ari Nyarihehe. None reka mpite nkwereka ingorane z'ibyo bintu.
bite nkwereka ingorane z'ibyo bintu sibyo umupolisi naba ahagaze mu muhanda ari umunyaruhengeri buriya abantu barakundirana bitewe n'uturere bagenze gute bavukamo nubona niba ari umunyaruhengeri uhagaze mu muhanda akabona imodoka ije ni inyaruhengeri y'iwabo hagati uyu ni na mwene wacu no kwirwa yihagarika ati ikomereze sibyo niba nabahagararanye n'umunyagitarama nyine ikibazo kiravuka urumva ikibazo kigenze gute ibyo byose rero ayo matiku yose nta kibazo mu Rwanda tugenje gute dufite ariko kubera ubupfapfa reka rero nsoza mbereke ikintu cyiza abanyarwanda twese dukwiriye kugira mu mitima yacu kandi gikwiriye kuturanga akaba ariyo ndangagaciro ikwiriye kuturanga sibyo turebe uwo yaranze mu yandi magambo turebe umuntu umwe wari mubi ariko agahinduka agakora igikorwa cyiza kwihuta dusubire inyuma gato ya muri Bibiliya turebe muri Yosuwa mu gice cyaho cya kabiri Yosuwa igice cya kabiri ari naho turi bunasoreze turabona ngo Rahabu yakira abatasi arabahisha uyu Rahabu uzi icyo yari cyo urakizi yari indangamirwa ntabwo bakiri indaya ntabwo bakibita indaya batatureba nabi Rahabu yari indangamirwa yabigize umwuga inasobanutse kuko Rahabu ngo yabaga mu nzu igeretse shaka ko yaranasoraga niba barabasoresha ubwo yarasoraga sibyo se Rahabu yari indaya yabigize umwuga inasobanutse ntabwo zari zazindi za feke zikorera 500 zo mu rwago ya Rahabu yari indaya yo muri hoteli Rahabu yari indaya iba mu nzu igeretse noneho abatasi baraza nabo basanga nta handi hantu bafite ho kwinjirira sibyo se basanga bafite urumva batangiye guhigwa bakinjira mu gihugu babona nta handi hantu ho guhungira bahita binjira kwa Rahabu Rahabu nawe akibabona ati mu bagabo njya nakira ko batajya baza bameze gutyo buriya reka nkubwire nubwo umuntu yaba arinda ariko barabikora njya mbona ibiganiro kuri za social media ngo abapadiri babigenza gutyo cyangwa abapasiteri Rahabu rero abantu kinjira abona ibyo byose ntajya akunda kwakira abagabo bameze batyo abonye atari n'abakiri yabonye atari n'abakiri abakiriya bameze batya babaho icyo ni icyambere ikindi abakiriya se banjye kenshi ko haza umwe bakaba baje ari babiri ndabakira gute ariko Rahabu bitegereje asanga ni ba bantu bavuzwe babahebureyo bari guturuka muri Egiputa bari guhunguka uzwi indangamirwa nazo zigira amakuru ziba ziyafite cyane indangamirwa ziba zifite amakuru ubundi niba hari ahantu wayakura ku ndangamirwa abahari nubwo badakizwa ariko baba bafite amakuru buriya zinagira n'ibanga uretse nyine za feke ariko indangamirwa ziza ubwenge none se ba pasiteri ntibajyayo n'abapadiri ariko zibagirira amabanga zigacira mu gacuma biba birura zicira mu gacuma birarura uramenya utazabivuga indangamirwa zirakaze urumva noneho rero Rahabu muri bwa bumaraya bwe babago baramwe ati rero nyabuneka nubwo tuje hano ariko ntago tuje kugura ibyo ucuruza ahubwo dufite ikibazo bamubwira ibimugenza ibibagenza Rahabu rero abagirira impuhwe agira urukundo rwa kivandimwe mu yandi magambo Rahabu areba kurahinduka umunyabwenge yamutoye hafi ubwenge yabukuye sicyo se twavugaga Rahabu urumva byaramusabye kujya iyo ngiyo ngo ajye gukurayo ubwenge Imana iduha buri hafi ahangaha ubwenge buri turi kumwe nabwo ahubwo biradusanga tugenze gute tubwakire Rahabu rero arangije arabateze ndabigenza gute Rahabu arabwira ati rero byanze bikunze Rahabu ahita amenya amakuru yuko baje kugenza gute kubahiga ahita bazamura abajyana hejuru abahishayo amaze kubahisha hejuru ngo bagereka hejuru ibintu by'imigwegwe arangije aragaruka abasirikare bahita baza binjira kwa Rahabu bati tumenya amakuru ko hari abagabo binjiye ahangaha urabyumva neza Rahabu rero ntiyahakanye ariko ati rero abagabo bageze ahangaha ariko bamaze kugera ahangaha ntago bahatinze ahubwo bahise basohoka bagenza gute baragenda nabyumva neza babandi bafite n'ubundi byose maraya wenda baje bakora ibyo bakora barangije bagenza gute barigendera abagabo baragenda Rahabu bamaze kugenda babahigaga arongera amanura babatase arabwira ati rero ngaho nimugende nimuhite mugenda kuko umudugudu wari munini uyu mudugudu wari munini kandi wose ukorotiriye arabwira ati rero nimuhite mujya gusohoka ku marembo babiteguye mwihishe habanze hashira iminsi 3 nyuma y'iminsi 3 muzabone kugenza gute kugenda dusoza rero iri somo nkwereke ubwenge bwa Rahabu uburyo bwamukijije
ari nabwo bwenge Imana yifuriza buri muntu uwo ari we wese, ari nabwo bwenge nsabira buri wese uduteze, ari nayo ngengabitekerezo nziza. Kuko buriya icyitwa ingengabitekerezo ubundi umuntu wese agenza gute arayigira. Niyo mpamvu abanyarwanda tugiye kuvanga ingengabitekerezo, bavanga ingengabitekerezo ya jenoside. Abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside rero, abantu bagifite ubwo bupfapfa, turasaba ko bemera ijambo ry'Imana rigahita muri bo. Iri jambo rifite amugi yombi rimeze nk'iyi nkota y'amugi wombi, rikagenza gute rikabahinguranya, maze ibyo bari bafite mu mitima yabo bipfuye Imana ikabaha ibizima. Nahabu rero byagenze bite? Ku murongo wa 17 w'igice cya 2 bagirana isezerano rero rikomeye cyane, ari naho ngiye gusura na maraya. Abo bagabo baramusubiza bati, Rahabu yaramaze kuvuga ati ko nabahishe bikagenda gutya ko ndi kureba kure nkabona uyu mudugudu nk'uko twagiye twumva amakuru yanyu ko mwambutse inyanja itukura, uko Imana yanyu yabarinze mu butayu, uko mwagiriye ba bami babiri Ogi na Omu, twebwe bizagenda bite? Sibyo? Baramubwira bati rero, abo bagabo baramusubiza bati, iyi ndahiro uturahije nta mugayo uzatubaho, nitugera muri iki gihugu uzapfundika aka kagozi gatukura kwidirishya uduhishemo. Akagozi kagenja gute? Gatukura. Kuri aka kagozi gatukura niho ngira musozi. Aka kagozi gatukura cyari iki gitambaro gitukura niwo wari umwambaro uranga abamaraya. Urabyumva neza? Iki nicyo cyari kimenyetso muri uwo mudugudu umukobwa cyangwa umugore yambara bakamenya ko ari indaya igenza gute yabigize umwuga. Urabyumva neza? Na n'uyu munsi nubwo nta myenda igaragara ihari, ariko hari imyenda uhura n'umuntu yambaye bati byaye byose, ariko simbizi byawe, ariko aho ugiye Nyagasani yeza bane na cyangwa ibyo wambaye sibyo se? Reka rero twikomereze, ntago uyu munsi nta kimenyetso gifatika kiriho, kuko hari n'ababyambara wenda batazi impamvu yabyo. Ariko uyu mwenda utukura, iki gitambaro gitukura cyari ikimenyetso cy'uko umugore ari maraya. Basaba Rahabu rero ko icyo kimenyetso akikuramo akagishyira ku idirishya abanyujijemo, nibazaza nicyo kimenyetso bazabona bakamenya ko yanzu irimo Rahabu wagenje gute wabakijije. Byasabaga ikirere kuva batasi bakiva aho ngaho, byasabye Rahabu, kuko Rahabu ntago bamubwiye itariki bazaza. Nabyumva neza? Itariki yo kuza ntago bayimubwiye, nabo ubwabo ntibari bayizi. Iki bari bazi nuko bagiye gutegura urugamba bakazagenza gute bakazaza. Byasabaga Rahabu guhora yiteguye rero, kuko ntagaze isaha n'isaha igitero kizagenza gute. Ntago Rahabu yari kwambara cya kimenyetso cye ngo bati uyu munsi reka nkorera amafaranga wenda baraza ni mugoroba. Oya, ahubwo byamusabaga guhagenje gute bivuze ngo bagisohoka aho ngaho Rahabu cya kimenyetso yese agikuramo akimanika hehe kwidirishya. Numva Rahabu se yabihombeye. Rahabu yes. Buriya reka mubwiza ukuri, inshuti yanjye muvandimwe, impamvu abanyarwanda bamwe batakijije abandi uzi cyabiteye? Banze kwigoma. Kuko itegeko ryaravugaga ngo nituzi wowe tugasanga wahisha umututsi, sibyo, mbere yuko tumujyana turabanza kunyaga ibyawe bingana iki cyose. Umuntu akaba mu ruhande rumwe yakagutabaye, yakakugiriye neza, ariko se ko bigiye kumusiga iheruhe umwambaro we ko agiye kugenza gute kuwikuramo. Ngicyo rero cyabaye kuri Rahabu, yiyambura umwambaro, kandi uko kwiyambura umwambaro nicyo cyagenje gute cyamukije. Iki rero nicyo natwe bidusaba, kwiyambura ya myambaro y'ubugome. Inyungu zose dukura muri ubwo bugome bwose, sibyo? Izo nyungu barusesa abageni babonera mu guhemuka, mu kuvuga ibipfuye n'abandi, ubwo wenda niwe twavuze n'abandi, sibyo? Inyungu abari muri FDLR bategereje ko Kongo izabaha, sibyo? Birasaba ko bazigomba, sibyo? Bakaza bagaca bugufi tukabana amahoro. Umwambaro uragoye uko wakwicisha n'inzara cyane. Cyane. Kuko reka mubwire, ejo bundi nahoze numva ikiganiro kimwe, ni umubyeyi umwe ntago ndi bumuvuge, yakijije umwana iremera y'abaforomo, sibyo? Ariko agaragaza uburyo ukurikije ibyamubayeho, urumva yisize wenyine kugeza aho yabwiye yari umwana muto yango w'imyaka 8, ubwo ari umukobwa nawe w'imyaka 18 ahari. Aravuga ati mbere yuko bazakwica bazabanza bagenze gute. Uwo mwana w'umukobwa iwabo baramwanga, bene wabo bose baramwanga, baramwamagana. Nguwo umwambaro rero umuntu yiyambura kugira ngo abashe kugirira undi neza.
iyo rero niyo ngorane dufite cyangwa twagize yo kwanga kugira ibyo duhomba kugira ngo turengerane. Narabivuze neza, ntago abantu baje gutabara iki gihugu bari abantu batagira ibyo bakora, bariyambuye urumva, bisiga ubusa. Kandi icyo ngicyo nsoza ni nacyo Yesu yakoze, kuko biravuga ngo yisize ubusa yambara akamero k'umugaragu w'imbata. Ubundi icyo ntikibaho. Imana rero idufashe twigishe kugira ibyo twiyambura kugira ngo tubashe kubana neza n'abandi mu mahoro, kugira ngo tubashe kuba abana b'Imana koko bayobowe n'ijambo ry'Imana, nta zindi nyungu tugenje gute tubitezemo. Ubu ngubu aya madini turimo n'abayashinze n'abagize bote n'abagize bati, impamvu rimwe na rimwe umuntu akomeza kunamba ku kinyoma nuko yanga kwiyambura umwambaro. Sibyo, umwambaro w'umara yanze kuwukuramo. Nuvuga mu yandi magambo twanze kugira ibyo duhomba, ariko kugira ngo dukize abandi, kugira ngo naturengera, kugira ngo tugende mu murongo w'Imana ishaka, birasaba ko tugira ibyo tugenza gute twigoma. Umwuka w'Imana rero twigishe, kandi niyo wabasha kutwigisha bigashoboka mu mibereho yacu. Ku bwa kamere yanjye nawe ntibyashoboka, ariko kubera ubushake bw'Imana bigenze gute birashoboka. Imana ibidufashemo mu izina rya Yesu. Amen.